kugaruka kwa Yesu abantu babyumva mu buryo butatu. Abaposeminariste bavuga ko Yesu amaze kuzuka twinjiye mu bwami bw'iteka, noneho tuba mu ngoma ya Kristo Yesu. Aho ngaho rero imyaka 1000 abera bazimana na Yesu mu ijuru itazongera kubaho, ahubwo ibarwa kuva ku kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi wa none rero imyaka 1000 yararangiye, ubwo Yesu agiye kugaruka kw'imingoma ye, abakiranutsi n'abanyabyaha bakazukira rimwe, abakiranutse bakazukira ku ubugingo buhoraho, naho abanyabyaha bakazukira gucirwaho iteka. Toro nirimara kuzamurwa ku isi hazasigara abantu. Hariya mu Batesalonike ba mbere 4 ku murongo wa 13 kugeza kwa 18 hatubwira ko abanyabyaha n'abakiranutsi batazazukira rimwe, ahubwo abapfiriye mu mwami nibo bazazuka mbere, kuko imyaka 1000 itandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha mu kuzuka kwabo. Nyuma y'imyaka 1000 nibwo abanyabyaha bazazuka, abakiranutsi barazutse bararangije kwimana na Kristo yangoma y'imyaka 1000 mu ijuru. Ni ukuvuga ngo barangije ya myaka 7 3 n'igice mu kirere yitwa yo gupima impano, ni 3 n'igice mu kirere yitwa yo kweza umugeni, nibwo noneho Yesu azimana n'abera imyaka 1000 kuzuka kw'abanyabyaha kutaraba. Ufite umugabane ku muzuko wa mbere arahirwa, kandi urupfu rwa kabiri ntirugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bahinduka abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana na Yesu Kristo imyaka 1000. Imyaka 1000 nishira rero niho hazaba umuzuko w'abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo ni imyaka 1000 ibarwa. Nizo mpamvu abo bose bemera iyo myaka 1000 bayivugaho. Hari abitwa abanyagihumbi bita reminenariste. Ahangaha rero imyaka 1000 nishira nibwo Satani azabohorwa. Iyo myaka 1000 yo kubohwa nta bantu bo gushuka azaba bafite, kuko abantu bazaba bazamuye mu ijuru azaba ari abakiranutsi banesheje, kandi bazaba bazutse ku muzuko wa mbere, kuko umuzuko wa mbere ugira ibice bitatu. Aba babita abapreminariste, bategereje ko noneho Yesu Kristo agiye kugaruka mu gihe gito, noneho abapfiriye muri Yesu bakabanza kuzuka, noneho abakiri bazima bagajananwa nabo basanganira Yesu Kristo mu bicu. Ahangaha rero ijambo ry'Imana rivuga ngo bazibana nawe iteka ryose. Aba nabavuga ko imyaka 1000 itaraba, ariko ko mu gihe gito tugeze mu itoro ry'Laodikiya, igihe cyo kugaruka kwa Yesu kirasohoye. Yesu naza rero impanda ivuze, abapfiriye muri Yesu bazazuka, ubwo azaba ari abafite tendance yitwa abapreminariste, bavuga ko imyaka 1000 tukiyitegereje, aho Yesu azimana n'abera banesheje gusa, abanyabyaha batarazuka. Aba rero bashigikirwa n'amatorero yose y'ububyutse, arimo n'amatorero yose ya Gipantekote, nibo bashigikira iyo myumvire y'abapreminariste, bavuga ko dutegereje imyaka 1000 tuzimana na Yesu. Aba gatatu rero babita aba amilenariste, bakora mu nzira y'abamenonite. Abo bantu bavuga ko imyaka 1000 abera bazimana na Kristo ni mu buryo bw'umwuka. Bari aba amilenariste biri muri Bibiliya, bari aba poseminariste biboneka muri Bibiliya, bari aba preminariste nabyo biri muri Bibiliya. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubasuhuza uyu munsi wa none bene data kubadukurikirana kuri channel ya Gusenga Everyday. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana tureba uburyo butatu abantu batandukaniyeho kumva kugaruka kwa Yesu. Ni uburyo butatu. Kugaruka kwa Yesu abantu babyumva mu buryo butatu. Nibyo tugiye kuganira uyu munsi wa none. Ni Pastor Mpazibirego ugiye kubibagezaho. Tugiye kureba uburyo bwa mbere abantu bumva kugaruka kwa Yesu. Usomye muri Matayo ibice 25 umurongo wa 31, aho avuga ngo ubwo umwana w'umuntu azaza mu bwiza bwe no mu cubahiro cye, azaborobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ahangaha bigaragaza ko abakiranutsi n'abanyabyaha bazazukira rimwe, kuko Yesu azabaje kurobanura abanyabyaha mu bakiranutsi.
aho ngaho haratubwira ngo abakiranutsi bazitwa intama, abanyabyaha bazitwa ihene. noneho haravuga ngo ubwo umwana w'umuntu azagaruka mu cyubahiro cye azanye n'abamarayika be, azabarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. haravuga ngo intama azazishyira iburyo, ihene azishyira ibumoso. ngo azahamagara abari iburyo bwe ngo avuge ngo muze abo data yahaye umugisha, murabwo ubwami bw'iteka mwasezeranijwe kuva ku kuremwa kw'isi. ngo nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari ndi mu nzu y'imbohe muransura, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari ndi umushyitsi murancumbikira, hariya nari umurwayi muransura. ni abazaba bari iburyo bwe bazagereranywa n'intama. ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo azababwira ngo mwinjire mu munezero wa data mu bwami bw'iteka. hariya rero abazaba bari ibumoso bagereranya n'ihene, ngo azavuga ngo abari ibumoso nari nshonje ntimwamfungurira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari ndi mu bitaro ntimwansura, nari ndi mu nzu y'imbohe ntimwahagera, nari umushyitsi ntimwancumbikira. abo ngabo bazaba bari ibumoso bazagereranywa n'ihene, ngo azababwira ngo mwumve imbere mwabivume mwe, muje mu muriro wa Satani watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. aha ngaha rero babaye abantu babiri basa n'abazukiye rimwe, nibo bita noneho hari abaposemilenariste. abaposemilenariste bavuga ko Yesu amaze kuzuka twinjiye mu bwami bw'iteka, noneho tuba mu ngoma ya Kristo Yesu. aho ngaho rero imyaka 1000 abera bazimana na Yesu mu ijuru itazongera kubaho, ahubwo ibarwa kuva ku kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. uyu munsi wa none rero imyaka 1000 yararangiye, ubwo Yesu agiye kugaruka kw'imingoma ye, abakiranutsi n'abanyabyaha bakazukira rimwe, abakiranutsi bakazukira ku ubugingo buhoraho, naho abanyabyaha bakazukira gucirwaho iteka. hariya muri Daniyeli ibice 12 umurongo waho wa 2 haravuga ngo benshi muri bo bazaba barasinziriye bazakanguka, bamwe bakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. ku murongo wa 3 haravuga ngo abanyabwenge muri bo ngo bazarabagirana nk'umuco w'isanzure w'ijuru, naho abahindure benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. aha ngaha hagaragaza ko abanyabyaha n'abakiranutsi bazazukira rimwe. abo ni abaposemilenariste. bavuga ko Yesu amaze kuzuka yanesheje. nibyo usomye mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 15 haravuga ngo amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi abahemura ku mugaragaro, abivuga hejuru ku bw'umusaraba. ni ukuvuga ngo ku musaraba Yesu yari amaze kunesha, abamwemeye bose bitwa abana be, nk'uko hariya muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 havuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. bigaragara ko abanyabyaha n'abakiranutsi muri posemilenariste basobanura ko bazazukira rimwe ari uko utandukana gusa, kugira ngo bamwe bakangukire ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukorwa n'isoni no kurimbuka iteka ryose. aba ni abaposemilenariste bavuga ko imyaka 1000 itangiriye ku kuzuka kwa Yesu Kristo. aha ngaha rero muri Maraki igice cya 3 umurongo wa 20 kugera 21 haravuga ngo ariko mwewe abubaha Uwiteka, izuba ryo gukiranuka zizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, namwe muzasohoka mukimbagire nk'inyana ziva mu kiraro. hariya hepfo haravuga ngo abanyabyaha muzabaribatira munsi y'ibirenge byanyu bamaze guhinduka nk'ivu. bisobanura ngo ahangaha muzabakandagira abakiranutsi, kuko muzamuzukiye rimwe, bamwe bazukiye kurimbuka, abandi bazukiye ubugingo buhoraho. ab'ubugingo buhoraho muri Maraki 3:20 cyangwa Maraki 4 umurongo wa 2 mu bindi za Bibiliya ngo bazabakandagira babaribatire munsi y'ibirenge byabo nk'ivu neza neza. noneho abakiranutse baragwa ubugingo buhoraho bamaze gukandagira abanyabyaha. aha ngaha bigaragara ko bazazukira rimwe.
abo ni abaposite milenariste bavuga ko Yesu nagaruka mu bwiza bwe abanyabyaha n'abakiranutsi bose bazakanguka, abanyabyaha bakangukire gucirwaho iteka no gusuzugurwa, naho abakiranutsi babona ubugingo buhoraho bajane nawe. Iyo tandanse rero yitwa posite milenariste abakunze kuyishigikira ni amatorero y'ibinyagihumbi nk'abadivantisite cyangwa abadivantisite b'umunsi wa karindwi, aba bakunze gushigikira ubwo iyo myumvire yo kuvuga ko imyaka igihumbi yatangiye Yesu amaze kuzuka. Nibyo Yesu amaze kuzuka koko niwe wimye ingoma ko yaramaze kunesha Satani. Noneho hano ba kabiri nabo bita abapremilenariste. Abapremilenariste bategereje ko Yesu agiye kuza mu bwiza bwe. Hariya mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wawo 15 haravuga ngo iki nico tubabwiriza bene data, tukibwirijwe n'ijambo ry'Imana yuko natwe abazaba bakiriho kugeza ku kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo tutazabanziriza na hato abazaba basinziriye, ahubwo mu kanya nk'ako guhumbya ijwi ry'umwami rizavugira mu ijuru, n'ijwi rya marayika uwo, n'ijwi ry'impanda. Abazaba barasinziriye mu mwami nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho tujananwe nawe dusanganire Yesu Kristo mu bicu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzima ingoma y'iteka ryose. Noneho hariya ku murongo wa 18 igice cya 4 cy'Abatesalonike ba mbere haravuga ngo mumaranisha imibabaro kubwirana amagambo nk'ayo. Bisobanura ngo itorero nirimara kuzamurwa ku isi hazasigara abantu. Hariya mu Batesalonike ba mbere 4 ku murongo wa 13 kugeza kwa 18 hatubwira ko abanyabyaha n'abakiranutsi batazazukira rimwe, ahubwo abapfiriye mu mwami nibo bazazuka mbere, kuko imyaka igihumbi itandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha mu kuzuka kwabo. Nyuma y'imyaka igihumbi nibwo abanyabyaha bazazuka, abakiranutsi barazutse bararangije kwimana na Kristo yangoma y'imyaka igihumbi mu ijuru. Ni ukuvuga ngo barangije ya myaka 7 3 n'igice mu kirere yitwa iyo gupima impano, n'3 n'igice mu kirere yitwa iyo kweza umugeni, nibwo noneho Yesu azimana n'abera imyaka igihumbi, kuzuka kw'abanyabyaha kutaraba. Noneho hariya Ibyahishuwe 20 umurongo waho wa mbere, Ibyahishuwe 20 umurongo wa mbere, turebe ukuntu hatubwira. Haratubwira hati mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoke ze. Afata ca kiyoka arico ya nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimara imyaka igihumbi, akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka igihumbi izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona abazicayeho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abishwe baciwe ibihanga bahowe guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa na ca gishushanyo cayo, kandi batashizweho ikimenyetso cayo, barazuka bimana na Kristo imyaka igihumbi. Uwo niwo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka igihumbi itarashira. Ufite umugabane kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira ico rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka igihumbi. Iyo myaka igihumbi nishira, Satani azabohorwa ave aho yari abohewe, asohoke aje kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, nizo bita Goge na Magoge, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwirise yose, bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro
uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Kandi Satani wabayobyaga ajugunye muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku urimo ya nyamaswa na w'amahanuzi y'ibinyoma, bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Ni imikoranire bashaka gusobanura y'ubutatu bwanduye bwa ca kiyoka na ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma bakorana. Ni ukuvuga ahangaha imyaka 1000 izashira, ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma ibyashuye 19 umurongo waho wa 20 havuga ko bafashwe mpiri n'uwicaye kuri ya farashi y'umweru, noneho ya nyamaswa ijugunanwa na wa muhanuzi w'ibinyoma mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, aho bazababazwa iteka ryose. Ahangaha rero Satani mu myaka 1000 azababoshwe, azaba ategereje kubohorwa. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite umugabane ku muzuko wa mbere arahirwa. Kandi urupfu rwa kabiri ntirugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bahinduka abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana na Yesu Kristo imyaka 1000. Imyaka 1000 nishira rero niho hazaba umuzuko w'abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo ni imyaka 1000 ibarwa. Nizo mpamvu abo bose bemera iyo myaka 1000 bayivugaho, hari abitwa abanyagihumbi bita reminenaliste. Ahangaha rero imyaka 1000 nishira nibwo Satani azabohorwa. Iyo myaka 1000 yo kubohwa nta bantu bo gushuka azaba bafite, kuko abantu bazaba bazamuye mu ijuru azaba ari abakiranutse banesheje, kandi bazaba bazutse ku muzuko wa mbere. Kuko umuzuko wa mbere ugira ibice bitatu, abazutse bakanyanyagira mu murwa muri Matayo ibice 27 umurongo wa 51 na 52. Hakaba abangaba bazazuka bazaba barapfire muri Yesu Kristo mu mwami, bazabanza kuzuka kugira ngo twe nabo tujananwe no gusanganira Yesu Kristo mu bicu. Aba babita abapremilenaliste, bategereje ko noneho Yesu Kristo agiye kugaruka mu gihe gito, noneho abapfiriye muri Yesu bakabanza kuzuka, noneho abakiri bazima bagajananwa nabo basanganira Yesu Kristo mu bicu. Ahangaha rero ijambo ry'Imana rivuga ngo bazibana nawe iteka ryose. Aba nabavuga ko imyaka 1000 itaraba, ariko ko mu gihe gito tugeze mu itoro ry'Laodikiya, igihe cyo kugaruka kwa Yesu kirasohoye. Yesu naza rero impanda ivuze, abapfiriye muri Yesu bazazuka, ubwo azaba ari abafite tendance yitwa abapremilenaliste, bavuga ko imyaka 1000 tukitegereje, aho Yesu azimana n'abera banesheje gusa abanyabyaha batarazuka. Aba rero bashigikirwa n'amatorero yose y'ububyutse, arimo n'amatorero yose ya Gipantekote, nibo bashigikira iyo myumvire y'abapremilenaliste, bavuga ko dutegereje imyaka 1000 tuzimana na Yesu. Ariko abaposemilenaliste bavuga ko imyaka 1000 yarangiye kuko ituruka ku kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Aba gatatu rero babita aba amilenaliste, bakora mu nzira y'abamenonite. Abo bantu bavuga ko imyaka 1000 abera bazimana na Kristo ni mu buryo bw'umwuka. Bagendera muri Luka 17 umurongo wa 20 havuga ngo Yesu bati, Yesu ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arababwira ati ubwami bw'Imana ntabwo buza ngo bavuge ngo bwugo cyangwa bw'uburiya, kuko ntabwo batumbira iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa amajyaruguru cyangwa amajepfo ngo bavuge ngo ngubwo cyangwa nguburiya, ahubwo ubwami bw'Imana buri hagati yanyu, ni ukuvuga ngo buremerwa mu mitima yanyu. Iyo myaka 1000 rero bayibara mu buryo bw'umwuka. Nizo mpamvu hariya muri Yohana ya mbere igice cya 3 umurongo wa 2 haravuga ngo bakundwa bene data ubu turabi Imana, ariko uko tuzasa tugeze mu ijuru ntikurerekanwa. Icyakora Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, tuzamureba ukwari. Ufite ibyo byiringiro, ijambo ry'Imana ravuga ngo arushaho kwiboneza nk'uko na Yesu Kristo aboneye. Bisobanura ngo kuko turi abana b'Imana kandi tukaba twaramwizeye, turamwemeye, tukizera izina rye, nawe akaduha ubushobozi bwo kwitwa abo bana b'Imana. Bisobanura ko ubwami bwa Kristo ari mu buryo bw'umwuka. Hariya muri Yohana ibice 18 umurongo wa 36 Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo ubwami bwanje si ubw'iyi si. Hari ubwami bw'Imana mu buryo bw'umwuka, hari n'ubwami bw'iyi si.
kuko muri Yohana ya mbere n'ubundi 5:19 haravuga ngo erega turabimana turabizi ariko abisi bose bari mu mubi. Bisobanura ngo abavuga ko imyaka 1000 ibarwa mu buryo bw'umwuka gusa yabishushanya igihe gihagije, nabo babita ba amilenaliste, bavuga ko atari imibare ibarwa, ahubwo Yesu Kristo naza mu bwiza bwe abamwemeye bose bakambara ubwiza bw'Imana, nuvuga ngo bazamusanganira nk'uko muri Matayo ibice 22:23-30 havuga. Hari kuri 29 Yesu yarababwiye abasadukayo ngo mwarahabye mwapfuye rubi, ntabwo muzi imbaraga z'Imana n'ijambo ryayo. Mwizuka abantu ntibarongora, mwizuka abantu ntibashingirwa, ahubwo bagira imibiri nk'iy'abamarayika idakeneye gufatwa n'ibifite umubiri. Ubwo rero Yesu Kristo naza abazaba bamaze kuzuka bazaba bafite imibiri idafatwa n'ibifite umubiri, ahubwo imibiri y'ubwiza, noneho bajanwe bimane na Yesu ku ingoma y'iteka ryose. Hano muri Daniyeli rero igice ca 2 umurongo wa 44 aravuga ngo nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Ubwami bwa Yesu Kristo nibwo buzahoraho iteka ryose. Ubwami bw'abisi bumaze guhanguka, ariko abazajanwa bambaye ubwiza bazaba bumva ubwami bw'Imana bw'ingoma y'imyaka 1000 nko mu mwuka. Ubwo rero bose babita amilenaliste, ariko hagati yabo kuko bose bavuga ku myaka 1000, hakaba bavuga ko imyaka 1000 yatangiranye no kuzuka kwa Yesu ibarwa umwaka umwe, umwaka wa kabiri. Abandi bakavuga ko imyaka 1000 Yesu Kristo azimana n'abera ntiragera, abanyabyaha batarazuka, kuko bazategereza iyo myaka 1000 kugira ngo bazuke ku muzuko wa kabiri. Satani aboshwe rero kuko azaboha imyaka 1000. Nyuma y'imyaka 1000 nibwo azabohorwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aje kuyobya amahanga y'imfuruka enye z'isi. Haravuga ngo Goge na Magoge. Goge bisobanura ngo umuyobozi w'ubwo bwoko, naho Magoge ni ubwoko bwe. Ubwo ni ukuvuga ngo ni Satani n'ubwoko bwe bazabahagurukiye kuyobya amahanga, kandi bazazuka bafite umujinya batera umurwa wera, kandi umurwa ukundwa ni Yerusalemu n'Abisirayeli, nibwo bwoko bw'Imana. Aho ngaho rero havuga ngo umuriro uzava mu ijuru, nubwo bazaba ari benshi baruta umusenyi wo ku nyanja, uzabatwika, kandi Satani wabayobyaga ajugunye muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku yagiyemo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, aho bazababazwa iteka ryose. Bene data rero, imyumvire yo kuvuga ngo imyaka 1000 yatangiranye no kuzuka kwa Yesu iboneka muri Bibiliya. N'imyumvire yo kuvuga ngo turacategereje imyaka 1000 Yesu azimana n'abera kugira ngo twime ingoma y'iteka ryose, nabyo biri muri Bibiliya, kuko bazaba batandukanijwe n'imyaka 1000 abanyabyaha n'abakiranutsi. Satani aboshwe. N'abavuga rero ngo imyaka 1000 ni buryo bw'umwuka, ingoma ya Kristo ntabwo ari iy'isi, kuko Yesu yabwiye abigishwa be asaba Imana muri Yohana 17 aravuga ngo Data, simvuze ngo bakure mu isi, ahubwo bakize umubi. Bari mwa ino si ariko sabisi. Bisobanura ngo nubwo abakiranutse bari mu isi ariko ntabwo ari abayo, bafite ubwami bw'iteka, bari mu ngoma ya Kristo Yesu. Niho Yesu yavuze ngo bari mu isi ariko sabisi. Simvuze ngo bakure mu isi, ahubwo bakize umubi. Bigaragara ko abana b'Imana baracari hano mu isi, ariko bari mu ngoma ya Kristo, kuko bamwemeye bakizera izina rye, nawe akabaha ubushobozi bwo kwitwa abana bayo. Ni ukuvuga ngo hariya mu Batesalonike aravuga ngo iryo jambo rivuga ko abazaba bakiriho bazasanganira umwami Yesu mu bicu, bakimana nawe iteka ryose, mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo. Imana yacu ibasangaho muri mwese.
tumenye gutandukanya imyumvire itandukanye. Bariya ba amilenaliste biri muri Bibiliya, bariya ba postmilenaliste biboneka muri Bibiliya, bariya ba premilenaliste nabyo biri muri Bibiliya. Ni ukugira ngo dutandukanye imyumvire, kandi icy'ingenzi hariya noneho rero si ukubimenya icy'ingenzi, ahubwo ni ukwitegura, kuko abakiranutsi ntibatungurwa. Hariya mu Batesaloniki ba mbere igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 haravuga ngo, twumve uko hatubwira. Abatesaloniki ba mbere igice cya 5 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 4. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebwe bene data, ntabwo muri mu mwijima kugira ngo umunsi uzabatungure nk'umujura, bisobanura ngo abatungurwa n'abatiteguye. Baba abaposemilenaliste nibitegura bazaragwa ubwami bw'iteka, baba abapremilenaliste nibitegura bazaragwa ubwami bw'iteka, baba aba amilenaliste bazaragwa ubwami bw'iteka. Naho ijuru risha n'isi nsha bizaba twabihawe, ku ijambo ry'Imana riravuga mu Byashuwe 21 ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bitakiriho, kandi n'inyanja yari yakamye. Aho ngaho mbona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana ridusezeranira ngo hariho indi si nziza cyane twasezeraniwe n'Imana, tuyitegereze twizeye, kuko data yidufitiye. Noneho bagasoba ngo aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi, nka passage tuzahurirayo bagenzi, kugira ngo turamwe ingoma ya Kristo y'iteka, mumaranishe imibabaro, kubwirana amagambo nkaya. Imana ibagirire neza, twese twitegure kugaruka kwa Yesu, baba abarangije imyaka 1000, baba bategereje imyaka 1000, baba yifata nkaho bari mu mwuka. Mwese murushaho gutegereza kugaruka kwa Yesu, kugira ngo mubabana b'umuco mutazatungurwa kuri wa munsi. Ndasabira bene data batwumva none kugira ngo mwitegure mutazatungurwa. Imana idufashe kandi dukomeze muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Ni Pastor Mpazirego Pierre kuri channel ya Gusenga Everyday, tuganira amagambo aduha gutandukanya imyumvire y'uburyo butatu abantu bumvamo kugaruka kwa Yesu. Bamwe bavuga ko bamwe batangiye imyaka 1000 kuva ku kuzuka kwa Yesu, abandi bakaba bategereje imyaka 1000 Yesu nagaruka itoro rimaze kuzamurwa, abandi bakayifata nkaho imyaka 1000 araba ari mu mwuka, kwitabarwa nk'imibare. Ariko icy'ingenzi si uko yaba aratangiye ku gihe cyo kuzuka kwa Yesu cyangwa twitegereje cyangwa abo mu buryo bw'umwuka, ariko abera b'Imana dukwiriye kwitegura kuzamusanganira Yesu nagaruka mu bwiza bwe, kugira ngo twimane nawe ingoma y'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amina. Ni Pastor Mpazirego Pierre kuri channel ya Gusenga Everyday. Nimero ya WhatsApp ni 0786696620, 0786696620 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndagushimiye data twese turi mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ijambo ryawe riraduhumuriza ngo natwe abazaba bakiriho kugeza ku kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, ntabwo tuzabanziriza na hato abazaba basinziriye mu mwami Yesu, ahubwo ngo abasinzinza kuzuka, ngo natwe abazaba bakiriho tujanane nwabe dusanganire Kristo mu bicu. Ndagushimiye Mana kwemeye ko twitegura, kandi ubwijwi rya Yesu Kristo rizavuga amanutse ava mu ijuru, n'ijwi rya marayika n'iry'impanda, abatsinziriye muri Yesu nibwo bazabona kuzuka. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nitujanana no gusanganira Yesu, zimana nawe ingoma y'iteka ryose. Uduhe kumaranisha imibabaro, kubwirana amagambo avuga kugaruka kwa Yesu Kristo, kugira ngo turusheho kwifuza ubwami bw'iteka, kandi tuzabuhabwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.